Bakristo bavandimwe, igisibo n'urugendo rw'iminsi 40 rutugeza kuri Pasika. Nongeye kugusuza udahwema gukurikirana ibiganiro bya Fungrase TV show. Uyu munsi twongeye kugaruka kandi tuganira ku mugabo utoroheje muri iki gihugu cy'u Rwanda, yewe akaba igikomerezwa muri Kiliziya Katolika y'isi yose muri rusange. Yitwa Antoine Kambanda. Antoine Kambanda ni umunyarwanda, akaba n'umuyobozi wa Kiliziya Katolika wabaye arkiyepiskopi wa Kigali cyangwa se arkidiocese ya Kigali ku itariki 11 Ugushyingo 2018. Mbere yaho guhera muri 2013 yari umushumba mukuru wa diocese ya Kibungo. Itariki 25 Ukwakira 2020 nibwo Papa Francisco yatangaje ko azamuye uwari umuyobozi wa arkidiocese cyangwa se umushumba wa diocese ya Kibungo akamugira karidinali. Nuko mu ihuriro ryo ku itariki 28 Ugushyingo 2020 iki gikorwa cyaje kubera i Roma, abakaridinali wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagusuhuje. Ese mbere yuko dutangire waba waributse gukora subscribe kuri YouTube channel Fungrase TV show? Wowe utarabikora, please kora subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'inkuru zose tugiye kujya tukugezaho. Ikaze. Antoine Kambanda yavutse ku itariki 10 Ugushyingo 1958, avukira mu gihugu cy'u Rwanda. Kubera ivangura rishingiye ku moko, umuryango we waje kwerekeza mu gihugu cya Burundi, baza no kongera kandi bimukira mu kindi gihugu cya Uganda. Muri Uganda niho yabashije kwiga amashuri yiwe abanza, noneho nyuma yaho kandi bongera kwimukira muri Kenya, ari naho yabashije kwigira amashuri yiwe yisumbuye. Nyuma yaje kugaruka mu gihugu cyiwe cy'u Rwanda, ari naho yigiye iseminari i Rutongo hagati y'1983 n'1984. Nyuma yakomereje mu iseminari nkuru yitiriwe Mutagatifu Karoli Beremewo ya Nyakibanda i Butare mu 1984 kugeza 1990. Itariki 8 Nzeri 1990 yahawe ubupadiri i Kabgayi na Papa Paulo wa kabiri. Kuva mu 1990 kugeza mu 1993 yabaye umuyobozi ushinzwe amasomo mu iseminari ntoya ya Mutagatifu Vincent Indera. Nyuma yaho kandi yaje kwerekeza mu ishuri rikuru rya Alfonsiana Academy i Roma kuva mu 1993 kugeza mu 1999. Icyo gihe kandi uyu nguyu yahakuye impamyabumenyi mu bijyanye na teolojiya. Ababyeyi biwe n'abavandimwe biwe 5 muri 6 n'inshuti n'abandi bavandimwe bo ku ruhande, abo bose bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi 1994. Kambanda yagizwe umuyobozi wa Caritas muri arkidiocese ya Kigali mu mwaka w'1990. Yaje kuba kandi n'umuyobozi wa komite ishinzwe amajyambere ya diocese ya Kigali. Ibyo byonyine kuko yabaye umuyobozi wa komisiyo y'ubutabera n'amahoro ya diocese, akaba kandi n'umwarimu wa teolojiya n'imyitwarire muri seminari nkuru ya Nyakibanda. Mu mwaka wa 2004 Kambanda yagaruka kuri jenoside yakorewe abatutsi 1994. Yemeye ko mu gihe bamwe mu bayobozi b'amadini Katolika bagize uruhare mu kurinda abaturage, abandi nabo bagize uruhare mu bwicanyi bwakozwe muri icyo gihe. Yavuze ko ari ngombwa ko Kiliziya kandi Katolika igomba kugerageza kwiyubaka kugira ngo ihoshe ingaruka za jenoside. Muri Nzeri 2005 Karidinali Celestenzio Sepa yamugize umuyobozi wa seminari nkuru ya filozofi iherereye muri diocese ya Kabgayi. Ku itariki 10 Gashyantare Kambanda kandi yagizwe umuyobozi wa seminari nkuru yitiriwe Mutagatifu Karoli Beremewo ya Nyakibanda.
ahangaha kandi yarasimbuye nyiricyubahiro Musenyeri Semaragadi Mbonyintege wari waragizwe umwepiskopi wa diyoseze ya Kabgayi. Muri Kamena 2011 uyu nguyu yayoboye abanyarwanda benshi bagiye mu rugendo nyobokamana inamugongo mu gihugu cya Rwanda kugira ngo babifatanye n'abandi bakristo bo muri icyo gihugu mu birori byo kwiziza umunsi mukuru w'abamariti b'abakristo 45 bahindutse kandi baza kwicwa mu 1884 n'umwami Mwanga wa kabiri w'igihugu cya Uganda. Mu gitambo yakoreye aho ngaho yavuze yuko abahowe Imana batanze igitambo gikomeye cyane cyatumye bakwirakwiza ubukristo muri Afurika, bereka misiyoneri ko abizera bemera gupfa bazira ukwemera kwabo. Ku itariki 7 Gicurasi 2013 Papa Francisco yagize Kambanda umwepiskopi wa diyoseze ya Kibungo, ahangaha yasimbuye Kizito bahuje imihigo weguye muri Mutarama 2010 kubera ibibazo by'amafaranga. Ndetse yemwe akaba yaragize ubwoba kubw'amabanki yaragiye gufatira imwe mu mitungo ya diyoseze kubera kutishyura imyenda yarayibereyemo. Inama y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda yahisemo ngo yitabire sinode y'abepiskopi muri 2015. Ku wa 19 Ugushyingo 2018 Papa François yamugize arkiskopi wa Kigali. Ku wa 25 Ukwakira 2020 Papa François yatangaje ko azamuye mu ntera karidinari mu ihuriro riteganijwe ku wa 28 Ugushyingo 2020. Ku cyumweru tariki ya mbere Ugushyingo Perezida Paul Kagame yohereje ubutumwa Antoine Kambanda amushimira umwanya yatorewe, yewe anamugaragariza ibyishimo ku rwego agezeho ndetse kandi n'uruhare Kiliziya Katolika imajije kugenda igira mu mibereho myiza y'Abanyarwanda n'iterambere y'Abanyarwanda muri rusange. I Roma ku itariki 20 Ugushyingo 2020 nibwo Papa François yagize Antoine Kambanda umukaridinari. Ku cyumweru tariki ya 6 Ukuboza 2020 mu Rwanda muri Arena habereye igitambo cya misa cyo gushimira Imana yuko ihaye u Rwanda umukaridinari wa mbere mu mateka. Uyu nguyu wari ubaye karidinari Antoine Kambanda muri iyi misa cyangwa se muri iki gitambo cya misa cyari cyitabiriwe na Perezida Paul Kagame wa Repubulika y'u Rwanda. Ku itariki 16 Ukuboza 2020 yaje no gutorerwa kuba umwe mu bagize ibiro bya Papa bishinzwe iyogezabutumwa ku isi yose. Ni nahanga dusoreje amwe mu mateka arangaga Karidinari Antoine Kambanda. Niwibagirwe kora subscribe yewe ngunasharinge ku nshuti zawe, niwibagirwe no gukanda inzogera kugira wakira amakuru yose ku gihe. Nge wumvaga nari Mwizerwa Patrick, iyi ni Fungarase TV show. Ciao ciao, nawe utaha murakoze cyane.